Nimuze twicare mu kirambi ni heza. Menyira kivuruga mwese nimuze tuje mu kirambi ni heza. Mukirambi.com Mukirambi TV 1. Bavandimwe ba Mukirambi TV 1 bahaye ikaze nimuze tubana namwe. Uyu munsi turi mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe aho tugiye kuganiriza bana batumirwa bacu babiri. Si rya mbere tubatumiye muri studio yacu ibaye nk'icuro ya kabiri cyangwa se ya gatatu n'ibindi bikorwa twagiye tuganira nabo murabazi. Kuri mikro ndi kumwe na Yvonne ndetse ndi kumwe na Mukiza, bose bakaba bahagarariye ishiramwe ry'aba mama bapakazi hano mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe ryitwa Humura. Mwabyumvishe ko ubushize bashaka guhindura izina bakagita Faraja kubera kuko ntabwo ari abapakazi usaba mu bwoko bw'abanyamurenge ahubwo bazozamwe n'abandi. Rero mumeze mute? Namara kabisa turashima. Yvonne yasaraye ugize iminsi mu gitaramo. Dufite uduma abapakazi. Twishimye cyane twaguwe neza. Nango kurabona n'abantu ko barataha abantu baranezerewe bafite ibineza neza. Niyo mpamvu. Hanyuma ubuzima bumeze gute? Ubuzima twari turaho turamahoro buke ariko noneho kubera impamvu z'igitaramo bwahise bwongereka. Umeze neza muranavyibisha nyine? Bana navyibisha? No kubera ko ndi iwacu. Uri wanyu? Ubu ko ndajya isogo zo mu gishanga canje. Reka Nagatimbo. Tatotuma ndavyibuka. Umeze neza? Meze neza gose. Hanyuma ku ruhande rwa Cordo, umeze mute Cordo? Kakiruti babo mutu. Igeze kwibwa n'ubundi ko imvungure zo mu Minembwe zo mu Rugezi zo mu Bijabo ziraruta umurete n'amagi y'ikigali muri Canada y'ikigali ya Arizona n'ahandi hano ni wacu. Nyuma yuko dutandukanye amashasha na yahe duherukana gukora ikiganiro musezeranya abatumirwa bacu n'abakunzi bacu ko abatumirwa bacu muzokora mu studio. Uyu munsi twagarutse. Umunsi duhereye kuri uyu munsi twabasaza mu giterane cyishira mu ryavoke na Humura. Uyu munsi mwa mufite inimukuta n'abagore bapakazi n'imfubyi. Byadufasha telefone. Mu by'ukuri twashimiye iki gikorwa cyabaye umunsi kuva ku wa gatanu twari muri seminari twahuye n'amagambo meza uburyo k'umupakazi yakwiyubaka n'uburyo ko tugomba kubabarira abatugiriye nabi guhera ku bapfurero guhera ku bamabukwe n'abatata bukwe n'abaramu bacu batwigishije ijambo ryo kubabarira nukuvuga nubwo dusaba imbabazi mu yandi magambo mwarababariwe barazitanze guhera kuri wewe twarakubabariye kabisa n'amahoro. Hanyuma ubuzima bw'abapakazi n'imfubyi hano mu karere ka Minembwe bimeze gute Cordo? Ubuzima bw'abapakazi n'imfubyi buragoye buraremereye mu by'ukuri muri rusange. N'ubundi ntabwo ubuzima bwigeze bworoha no ku muntu uwo ari we wese n'imiryango ikirimo abagabo. Ubuzima kuri none kubera situation turimo crise turimo bitewe n'intambara ariko leta ya Kinshasa dushizemo abaturage ba Minembwe ubuzima ntabwo bworoshe. Buraremereye cyane ntabwo ari buri muntu ushobora guca isabune n'umuntu uretse agasukari. Byageraga ku bapfakazi bikashiriza kubera ko abana bapfakazi kandi amemeta babanyage ndetse abenshi muri bo ni n'impunzi bavuye mu byabo mu Minembwe ni abanyamurenge basigariye bari murenge uretse bake bacu bari mu Bijombo n'abari abari mu gace ka Gahororo n'abari abanyabigogo bari hariya ariko abandi basigaye muri aka karere n'abake bacu imiryango iri mu Kamikenge aha mu Minembwe ni ngaho habaye bersose cyangwe ubuhungiro bw'abanyamurenge. Ndibuka hari igihe tugeze duhura n'intambara abapfure bakatukira ku muzimba ati abasigaye mu ibase igihe turwanya na FARDC mu madego bakavuga ngo nayo abase twari turimo nayo bayimenye none baraburaga aho berekera. Kumva ko abanyamurenge bake barahangaha muri aka karere batagira aho bahahira batagira utundi turere bahahirana ubuzima ku devi iri hejuru cyane. Bigeze kumufakaza rero none nshatse kuvuga bw'umwihariko w'umunyage umunyarugezi utuye hano umunyamurenge utuye hano umutunzi umunyakamombo wavuye mu Bijombo akaba atari ku isambu atakigira inkoko itaha mu nzu nta hena atunze nta mushahara nta umufasha guhinga umurima
kubera impamvu z'akazi n'ubundi abarwanashyaka bahoraga babafasha guhinga ukabeza mu byizi igihe cy'inga ry'igishanga caba bakaza bagatema ihinga ry'ibishimbo ryabo bakamuhingira. Ubu rero aho bigeze aha ngaha kubera uburemere bw'akazi paraporo n'umwanya turimo w'intambara nabo babafashaga bakageza mu byizi ntabo kibona sabune ya buri munsi umutsima buri munsi umurimo urava hehe ikayi y'abana muri rusange ubuzima buragoye buraremereye cyane cyane abapfakazi bavuga ko bananiwe n'ubuzima kubera ko umupfakazi muri yarashigikirwaga agashigwa ariko aba yaratakaje ikinyita urwigo rukomeye ubuzima bw'umupfakazi nakera kose ni umuntu wabonaga wakeneraga undi muntu muba hafi kugira ngo amubere umushigo ariko se uwo mushigo uri hehe abagabo basigaye mu mihana mu miryango n'abasaza nabo batakifite icyo bashoboye bari bageze ahantu ho gutuma abantu ariko kabo bana nabo bafite gutuma ndabyumva cyane. Hanyuma reka twije mu kiganiro nyirizina ubushe twasezeranyije abakunzi ba Mukirambi TV1 ko tuzoganira ku buzima bw'abapfakazi. Ubundi abapfakazi mutashe ari ikibazo mutushobora kwibaza. Jewe Faustin ntuye mu Rwanda cyangwa ntuye hanze kandi kuvuga mu Rwanda ni hafi mvuga wenda muri Amerika niyo ntuye kibaza se umupfakazi wapfakaye abaye hati aracyurwa niba apfakaye wenda afite abana babane wenda wumva ngo wenda ashobora kwicara wapfakaye afite inda cyangwa afite umwana umwe afite abana babiri aricara akarera babandi cyangwa acurwa n'umugabo mu muryango meze biti tore kwivona. Murakoze cyane ku bijanye no gucurwa umupfakazi usigaranye abana babiri bane batatu umugabo hariho n'usigaranye umwe ariko yicaye mu rugo abo ngabo ni ukubyara ariko ikibazo dufite gucurwa byari ibya kera by'abasokuru n'abasokuruza ariko ubu nyine uva kubyara wese arabyara forode araza abyare nimba ari muramuwe yerekana kuko bamwe ariko muri ubwo buryo akabyara muri forode kandi byakabaye ngombwa bagacurwa bakabyara mbese umupfakazi akagira umugabo no muri caka yatwara inda ntibayikekera abantu benshi bakamenya kuko afite umugabo runaka abarizwamo ariko ga umuco waratawe ntawe ukibaho. Uvuze ko hari wasiga babyara forode ni gute? Kubyara forode igihe umugabaza arashobora kuba ari umuramu wawe wo mu muryango cyangwa se ari uwundi akaza akinjira mu nzu akakubyarira ariko bitaburi kuvuga ngo yaragucuye nawe guwacuwe bafite utamenyekana n'umuryango ntamenyekana n'umuryango n'uvuga ngo uwo mugabo umuryango ndomumenya n'abandi baturanye ntibamumenya n'igihugu tikimumenya mbese niba wenyine gusa umuzi n'Imana yiwe. Hari n'igihe umwana avuka asa na se abantu bakamumenya kubera kazakika gusa ngo arasa na fulani kubera umwana kuba tuba umwana byarutse ni wa kanaka ariko gucugwa takora. Hanyuma kordo umuntu akibaza ati se abapfakazi bari ino baracugwa cyangwa ko barabyarira mu magu wabo cyangwa baratashe? Urakoze cyane kuri ico kibazo maze igihe kirekire cyane nifuza ko nyine twaganira nawe umunyamakuru Mukirambi TV kugira ngo nunganire ngira icyo nsubiza kuri ico kibazo kumbaza ubushize cyo zingahe bagenzi baje nyine mama president Yvonne hano n'abagenzi be bigeze baganira kuri ico kibazo kukijanye n'umuco wacu y'abapfakazi bacu kizana polemique ku marezo sociaux kizana impaka ndende niko navuga cyane icyo kubona ni ikiganiro mpaka bazabyitona ikiganiro mpaka harabumva ko umuco wacu ugomba kubaho n'ubundi abasogokuru ukubakira umupfakazi abandi toya byari byakera aho tugeze aha ngaha abasogokuru barapagana ariko twarakijijwe imurenge twarakurikiwe ijambo ry'Imana nta mpamvu rero zo gusubira mu mico ya kera ijanye n'imigenzo ya kipagani bagako ikintu kiza impaka naje umuyobozi muri social humanitaire cyangwa umuyobozi mu karere ushinzwe akarere y'abapfakazi ariko muri zino ntambara nifuje kugira icyo bivugaho umuco wa data n'abasogokuru ku
kubwanje wari mwiza ni mwiza rwose kubera ko umupfakazi yarapfakaraga akamubwira akamuganiriza umupfakazi akihangana gucura akarabika umupfakazi akayiragira akayorora akaremurira umwana we akamuhingira akamucira imanza umupfakazi akava mu bwinshi kubera ko afite umuntu umushize mu bituza umwiyegereje nawe akarema ariko kuri no abantu barawutaye umupfakazi karapfaka akabanyamwigenda muramwe ntije umuvandimwe umuturanyi ntatoremo nageraga mu wiwe n'inda yacuye upagani bwa n'uyu mupfakazi kugira ngo ngere muwe kabiri gatatu arumva afite imbihano bikamutera nk'ipfumu bagatangira kumugamba muri village mu muhana mu muryango ati ndi gutasigaza n'abagabo yabaye ikirara yataye umuco yabaye indaya umugabo nagera mu wiwe ati ntakindi kubera ko nubundi nyine ari ingarigare ari aho adafite umureba ningera mu wiwe azatekereza ko ntakindi cyazanye ari kuja kumucuma ariko iyo umupfakazi yahabwaga umugabo wiwe mu rupfu rw'umugabo we umuryango mu ruhame rw'umuryango wose ubw'abagabo n'abagore bakamuheza icuma bakamubwira ngo dore w'uyu muryango dore tuguhaye wa mugabo dore w'uyu muryango uzari w'umupfakazi umwubakire byabaga bizwi kubera ko umuryango inzu irimo umugabo abandi bagabo bayigeramo yaba arimo cyangwa adahari bakabizana ariko mwa president Yvonne iyo yinjiye umugabo aje kumuhereza mwiriwe kuri ko abana bameze umuco mwiza w'ubuvandimwe w'urukundo n'ituku rero kubwanje kuvuga ko twakugombye gushikira umuco basokuru kandi mvuze gutyo sitagomba mpankura umuntu kuri rutari sitagomba mpankura umuntu ku kiyumbe hari cyo nibajije nubwo atari impaka turi kuja bwana journalist ese kera mu gihe cy'abasogokuru cyo gihe abenshi bita ko ari gihe cy'ubupagani abagabo bose barashuraga abantu bacuraga bose umugore yapfakaraga umupfakazi yabaga umugore w'umuryango wose muri ubwo buryo erega n'umuco wacu hari kitemera tiwemera ko ugomba kugenda kiorera tiwemerera president hano ko ugomba kuba wisi yose nubwo yo batari umupagani n'umuco wacu dufite indangagaciro cyane umuco wacu w'abanyamurenge n'umuco mwiza ubufura n'indangagaciro zabo sinubu umugabo w'abagore bose mu isi kibizoshoboka kuri ko bafakaza barabayeho urazumva nawe ariko kuri none barataha ngo abantu babaye abantu barakijijwe abantu barabatijwe ariko rero cyo nenge kuvuga ngo simpaka paje kandi simpana kuganira mu muryango aricyo dushaka gukangura abagabo ko nanone bimeze gutyo ariko bitabuje abafakazi kubusanga jewe n'umugabo wabo mu buryo bwo kubareba no kuba hafi kubagira inama no kuba umuvugizi wabo abenshi banitanye rero neko ndumugabo w'abafakazi kandi ntibitera isoni nifuza naje ndabivuga ahantu hose ko ndumugabo w'abafakazi ahubwo ndabyirata ariko nubundi nta kibasiyo kubyara ariko se kuba barabyaramuye buryo nahago wacu yarashatse kuvuga nasa nugiye kumuryanisha ariko agasibisa biganiraga n'ubundi navuze ko araza kwigaruka araza kunganira ko nubundi babyara ko bakabyara mu buryo bw'amafuti naha yavuze ngo ni fraude ariko se kuzarira umupfakazi mu muryango icyo cyakagombye kuba fraude ngomba kuja mwamura mu waje wapfakaye narufusha umuvandimwe ngiye kumubakira ngiye kumubyarira kagendera mu kuzimu bw'ifu kagenda nijoro nk'umuruzi umuco nyine wa rukundo ibizabo zakorerwaga mu muco kubera ko ari umuco w'ikinyabufura rimwe na rimwe ushaka gusa naho udahamanya ijambo ry'Imana rivuga ngiye mwamura mu waje umugaragara bizwi n'umuryango tacu umutima wacu umutima wacu rubanza ariko nanone ubu twara abahunze apfakaza ariko nubwo twabahunze turabitaza dusa n'ababimukiye baburu begera tibasiba kuzana ese bari mu gusama iy'umwuka baza baryama je n'umusepake kuri none azatubwira sepake ko Mariya muyagaza byara ngo atababaye tabise kandi nta n'umwana ni bavuga umwana yavukaga nta kibazo adafite n'umwanda wa wundi nyine uruvata none saba akazi umuntu
umuntu ari mu kuryama nijoro ugaca mu gitondo atwite Kamariya nyina Yesu Kamariya nyina Yesu ari rwo rutanga Ivone araza kutubwira kubera ko ikintu kitagikorwa mu muco sebukwe baramumiwe ati yo ndayikuye niba rya abagabo bazava ku bana amacuma kabaratanga ariko kandi wenda nibajya baramubiye nabo babaza taciye muri mu kumugaragara hakaba rero ne option kabiri nuko ngabye kura muri birebire hakaba iyo baramuyotana mucuba bakamwaka kubarakishwa fakazi ntayindishwa aha ngira ngo abantu benshi basanga badukurikira ku marezo sosiyo basanga bari kukaribwa n'abapfakazi bazi ko dufite abapfakazi b'imyaka 18 kugeza kuri 45 bataraja muri menopause bataraca sawa watu intambara nevuze yabaye hagati y'umuco n'ikanisa iko nabwo na religion mukavuga ngo twihangane niko n'uburi tuvuye mu giterane mu Uganda ana badeze urugero ko yihanganye mu myaka 7 afakaye ageze imyaka 84 president niwe mu gitaramo ndagira ngo kundusha imyaka 84 ati none abana b'imyaka 19 simbi wese uno mupakazi naje kureka kubina inyuma ngiki gihe mucabayeho tuzi ukuntu imiryango yagipfusha abantu kera kose ariko abasigaye bagaguruka bakari mu miryango ikongera ikabaho ikazuka kubera ko wacu yafakazi woke bapfakazi ariko kuri none ko turakora ibintu jewe ndimo kwita ko ari cyo caha gikomeye ari upagani ko twatabapfakazi turabaterana igatuma akora ikintu kitari mu muco mwiza baramusega bajara bikazana intambara biva kusiza ahubwo nuko kintu kija ku mugaragaro rwose nimaje we numva ko imyizerere yaje itanemerera ariko mubasita shende umusita dufite abagabo benshi bo kubaka ingo udukira imanza z'umuryango bakokera fakazi mu rwego rwo kubacuza barakoze cyane reka tujye ku ruhande rwa Yvonne kubera iki mwumva ko mugomba kuzuza muzana abagabo fraude nije mukabinjiza nibo mugabo yakwifisha akavuga ngo ndaza mu wanje mwa Yvonne kuko utomubwiye ngo uza ku mugaragaro n'umuryango bimenye bagushibikire cyangwa ntagushikira kwa mugabo agira icamara kandi bamenye kuko umuntu ari muri ariko mukumva ko mugomba gutwara inda mwaje amasoko tiyakwemera kubera kuko n'abakristo ko baraja mu ijuru naho gatwega abapfakazi ngaho twebwe turi ko none muzana n'abakristo bamaze gukirwaho iteka gabo bamaze gukirwaho iteka tibagishye uturebye twese ko turaja mu ijuru ariko kandi ngaho kandi abandi tuvayo nukuvuga ngo umugabo wo kuza kumanywa mukaganira ntaho uriho hazuwa nijoro haze nijoro 2:00 cyangwa 3:00 bandi bajyanye kugira ngo bataramubona asubireyo 7:00 muzaganira kajambo cy'urugo cyo kubaka mbese arakuzarira umwana ariko bagifite akene kugaragara ko ari n'abajye ufite ntacyo abamaraho iwe gusa ayifite inyungu ze z'umubiri ariko ndakeneye umwana nawe mwana yandara ushobora kwitwara ariko iwe atamenye ko yayiguhaye ntagaramiye no mugiye kuko ari we agahita akana kuko atari we ariko si umwana areka kuvuka ngo nuko yakanye muri icyo gihe rero tutabyaye abapfakazi batoya nta munyamurenge wobaho ariko Yvonne ndagira ngo ikintu kimwe ashobora wenda kwihakana bitewe nuko muwaho hinje ngo bagabo benshi akavuga ati ese abagabo cyo kuma nuko nundi nawe yoza akavuga kuko mbana nawe nubanje umupfakazi tibavuga ko ngira umugabo aba bose bari hano nabanje bose baraza kira abagabo bose abamaje tugendana namwe n'abandi bari mu gihugu nabanje kandi ushyiramo abanyamakuru ntabyo ngo kordose abanyamakuru ahubwo nabo banyi ni magambo tuzo magambo ahubwo abana bavuka nabanyu mugomba kuza mubareba mukabagurira igisabwe kubera mugira umutwaro kwegera abapfakazi mushaka kubaganiriza aho ngaho ari ubuzima bwabo president aho ngaho abandi bahita bakonklire abari hirya bababona kubera ko twebwe tubakoresha ibiganiro ko twicaranye hano baravuga ko muri Yvonne na Poste baraziranye bari mu gucisha iganiro buri munsi bavuga iki noneho abatwumva rero ukerwaye umugabo ikindi niduhura mu nzira ukandamutse ngaseka baravuga ko kuri umugabo no kuvuga ngo reka duheze umuco abadukurikirana bumve ko akarere ka Minembwe
ubuzima bw'abapfakazi bw'ibyo bw'imibyarire cyangwa se bw'imishakire cyangwa gushakwa no gushaka ni uko rero byifashe ni ukuvuga ngo umuntu wese wabonanye na wa mupfakazi ni umugabo we kuko abapfakazi bo Minembwe nta bagabo bafite nta bacuro bafite abacuro ni bose abacuro ni ukuvuga ngo umugabo kubera kuko wa munsi mukiriyo nakazambona abafurero aho nabaye banyihari mu masha nagwaye rubuto babaga mu makarwa wari rubuto yari no mu giterane bari mu giterane urumva yasirimye cyane bari byinshi hano nasare turagira gisimanta ubonye ko ivumbi ryari muri turenganye yaravuye jewe nyine kuragira se ndacana byahise umwuka duhuye nayo hano ni ibitangaza jewe sindi none dukoze ikiganiro tuvuye mu giterane cy'ishamo rya Voke na Humura nkuko twababwiye niyo mpamvu twasanze Yvonne yasirimbye kandi ko ndumva Pawulo garavuga ngo byarinda muyiwe ngabindura uwo wogenda ko nako wogenda cyane ngakomeza inkuru waruvuze ngo mwabanye n'abafurero abafurero bakazapfusha umugabo uwo munsi bagahita bamweza umugabo icyo nuvuga abari kure n'abari hino abari mu Buganda bapfakazi abari muri Kenya abari hanze ni ukuri babyare kugira ngo tubeho Imana ntizotuziza ko twabyaye Imana ntizotuvuma ngo nuko twabyariye igihugu kandi Imana ivuga ngo mubyare mwororoke mwuzure kandi tubyara abana b'abanyamurenge tubyara abana b'imiryango umwana utotinya kwerekana mu bandi apana umwana w'abashi Imana imbabarire ni ukuvuga ngo abashi nabo bobyara ni abagabo ariko kandi hakenewe abana b'imiryango abashi babyara dufite abapfakazi babashi hano mu madego bababyarire abafurero babyarira abantu none se umunyamurenge niyumva kimwe n'umunyamurenge n'umushinti bobyara umuntu namahitamo uko yumva abyare ariko kandi turifuza kuko imiryango ibyara nta mpamvu yo kuja kubyarirwa n'umusitangwa abyare abagorora abanyabyinshi barahari ntibabyarire abanyabyinshi abagorora babyarire abagorora imiryango iragabuye niya miryango 12 Israel murakoze cyane murakoze Kordo ijambo rya nyuma rigufi turangize kana kiganiro Yvonne wendisagaruka muri kiganiro kuko ko afite amajambo menshi ninko afite amakuru menshi kuko n'umuyobozi w'abapfakazi rwose afite nagiye nganira n'abasaza babaza amateka y'abanyamurenge cyane cyane igihe cya Murire imiryango myinshi yashize ikiruka abasama bashira cy'abanyabuhuga ku Gatongo bahiga bapfa bagashira n'ahandi mbabaza uburyo kinyine imiryango yagiye yongera kuzuka ibaho baragaruta kindi cyazuye imiryango yari yarashize cyabeshije imiryango yari yarashize yarebye gushira ati ubushura abafakazi baracu bagaza pfusha bavandimwe batatu bane umugabo umwe yasigara mu rugo akubakira by'abafakazi bose akababyarira rero ikintu kijanye no gushura abafakazi gifite impact positive nyinshi zitandukanye icyambere cyo tuvuye kuvuga nuko abafakazi yabyaye abana ni inyungu z'umuryango abana n'umugisha abana n'umurage abana n'imbaraga z'igihugu icya kabiri zibifasha mu buzima bw'unisanti umuntu mutoya nk'umwana nk'uyu nguyu mu byukuri mu myaka umubyeyi nise umwana ariko nyine n'umwana wanje naje mama Yvonne hano tiyobaho tuje tuvuga ikintu tugisubire habirwa bamiriza ngo bantu ngo n'ubupagani n'ibiki bapfakaye kangahe bihangana kangahe abo bagabo n'abagore ku marizo sosiyo basatubwira umuntu umwe habivuga wa ubicokora wabyihanganiye nagaragara tuzabyumva umuntu utaragira mu gihe fulani ntabwo yamenye ubabara bwacu tiyomenye uburemere habe natwe tumushaka urubori cyane kubera ko turi hano kandi twegamiye n'aba ngabo bacu ariko sino kumva urubori cyane ubupfakazi cyo kumena iPhone nanone kiri tutagomba kwibagirwa urabona mwisi ya none abana ni abafakazi bategerwa kira abana batoya ngo bagire umuntu bareba umuntu azagira umuntu we umureba umucure bizabaviramo kunanirwa bitwara nabi n'ubundi n'indwara gaziraje ejo tuzapfusha barutabo twafuje mu ndabo uretse kutabyara abandi bana uretse kutarera abana twasigiwe n'abandi batuboge kuzicwa n'indwara zikomoka mu myitwarire mibi kugira ngo abagabo benshi kugira ngo benshi kugira ngo ibyo ngibyo urabyumva rero umuryango abagabo n'abagore ifurakazi kisi ikintu gitoya ikintu umuryango utegerezwa gutekerezwa mu bibazo dufite nk'umuryango nk'abanyamurenge iki ni majeur tugomba kubakira abapfakazi
rwose ndabisaba ko abagabo b'imfura bashira mu gaciro kugira pfakaza icyo twubafasha cyose wano journaliste harya twatangira tubivuga kijanye n'ubuzima bwa buri munsi la vie muri famille nubwo twese tumuhereza ivona amafaranga menshi diaspora kazi de bloka amafaranga n'amafaranga tweza pfakaza ariko kandi baranabikoze nuko Imana ibahereza umugisha kubafakazi bacu banone ntabwo basa n'abakera babonye amassistance babonye abafarazi bafasha abakristo abatorero muri Amerika n'ahandi n'imashiramo y'abamama n'abantu bikora kuti cyabo yose ataka turishima rwose ariko hari ubufasha butabonetse kandi nibwo bwa mbere hakaba no gukurikira ibindi hari umupasiteri doretse kuganira n'umurevera pastor ndamubwira ngo tuganire ku muryango uzohagarara muri rwa rugo uzobyara abana akabarera hamwe n'abandi mbese akaba umucuru uzohinga ibintu byose ariko ga twebwe n'uwo baguhaye ngo akoze amafaranga y'ikiriyo hari igihe yakoze cyangwa ntayakoze aho ukashitsa bamwe barashikije abandi niyenda ntiyashitse ariko kandi hari n'abandi bamwe barimo barabyumvishije ubu nyine bamaze kubyumva ko baragenda babegera rero umuryango w'umuntu arimo jenda umunyabyinshi hari abasita hari abagasinzira turi amoko yose bagende babyumve umupfakazi umutoya acunga byari kugira ngo tugarure bari abagiye twatakaje abasore benshi urebye ubushize nagiye kureba inkomere zari mu bitaro usanga dufite abantu benshi bababaye abaga nabo bari mu bitaro ntacu babakora kandi tibocura rero abazima nibumve kuko ibintu byose ari ibyabo babyare bacura abapfakazi bamenye kuko umupfakazi nawe akeneye kubaho bamurebera inka yiwe nimba ayifite nimba atayifite umuryango urahari umushumbushe ahingireho ariko se umupfakazi yaba atagira ihene atagira inka ahubwo azokamire bande azofashwe n'andi ntibabyumve baze bacure apana kuzara forode erego n'uzara forode sotezwe n'abamwana bazomwita umushi kubera kuko tase babonye ariko abantu ntibacurwe n'imiryango babyare bororoke niko Yesu yavuze reka umukiza ushinzwe affaires sociales na humanitaire muri MRDP kubera iki mudacurana abapfakazi mukareka ngo bagume bagende cyangwa mubinjire nijoro nivone maze kubarega hangaha ko bimeze n'ubundi ndishaka tubyiga dushaka gutuganire urabona ko guhindura ibintu ntabwo ari ikintu cyoroshye umuco wacu nyine ujya tuvuye kuvuga abapfakazi akukirwa akamirwa akarererwa abana akirwa imanza umugabo akamubura nabwo wifura bakamurenganura bakamurengera umupfakazi agashyirwa ku bibero agashyirwa ku ibere akagira umwitirirwa tabinga ntaterezwe gusa mu rubuga ariko iyi myaka nyine umuco abantu bataye umuco ariko dufite inshingano zo gukangurira abantu zo kuganira n'abagabo mu karere kuganira n'abagore mugabo kugira ngo twe guhemuka ngo duterane abapfakazi turabavugira muri diaspora urabizi wowe bakabafasha burya buzima tuvuye kuvuga bwo mu Minembwe barago kimwe n'abandi ariko rimwe na rimwe barambaye tubona badufasha bakambara abana babo tukabishura ama frais scolaire n'ibindi twafasha mu buzima bwa buri munsi ariko kandi ubufasha bukomeye bw'ingenzi buruta ubundi bwose kandi abapfakazi babuze mu Minembwe nuko nguko twongweza muri sabuni ahaya ahwera hadafite umubiri hadafite ubuzima byamarike iyo ni ubuzima icya kabiri nanone umuryango dukeneye abantu ntabwo abanyamurenge kugeza kuri uno munota tutakeneye abantu ahubwo dufite ubukene bw'abantu kuruta n'ikindi gihe cyose twabayeho nk'umuryango turashaka kwiyongera alors imiryango isigayemo abagabo irangana gute ariko niba dufite abapfakazi 500 hano mu Minembwe tukagira 100 ku ndondo ibubembe abandi batari bake n'abandi batatana hirya no hino bavuzaye bakabyarira umuryango izo ni imbaraga z'igihugu
imbaraga z'ubwoko. Ariko kandi kugira ngo abantu babyumvige ibyo byishize mu bitekerezo biradusaba ni processus, biradusaba imbaraga, biradusaba guhozaho, ariko ibiganiro, inyigisho, amajambo aho abantu bahuriye azagenda ahindura abantu. Dutangira no shira hamwe mu myaka 5 ishize, twaganiraga n'abantu twumvaga ko nta muntu witeguye kuzaca umupfakazi no kumubwira no kumukamira, bikaca intege cyane, kibaza ngo ese ko ndi umugabo mukuru umurimo nizo uzawukora, aho ninkukora ese nzawukora je nyine, ninubakira Yvonne hano nzubakira abapfakazi b'abanyamurenge bose muri ubwo buryo. Kuva biragoye, ariko kubu nyine nubwo turi kuganira gutya kamere dufite icyizere. Hano dufite abapfakazi nibura bangahe mubabyara n'umwaka ushize n'ubu nyine babyariwe n'abaramu babo mu buryo buri officiel, nubwo ga bikiri muri pourcentage iri hasi, ariko kandi dufite mu miryango myinshi tugenda tubona igihemu cyo gutereza no guterana umupfakazi babayeho. Bana yasiganye abana 2 3 atunzwe n'ibitaro, kurwaragurika kwa buri munsi, haraja mu mihanga akaja mu nani muri shambura akamara iminsi 3 atabasha no guhaguruka. Urumva finalema kandi utangira urwara mu nda, ibibyimba, kumura, ejo bizidevelopamwo za cancer. Ntabwo ni mu expert muri santé, ariko ndabizi neza ko nibihari ubuzima bw'umudamu n'umugabo, umugore atabayeho atabonye umugabo ntiyabaho. Ngenza kubabwira abana bacu ukabwira ngo nta mugabo nta mugore, ariko kandi nta mugore nta mugabo. Abantu bagomba kumva icyo umuco wacu wakoraga tukagikora. Ntabwo ari uguca inkamaberi wana journalist uko basaza bivuga cyane, nta gihemu nta cyanda koza ari. Ndagira ngo wenda turangize kodo turaza kwenda ku ijambo rya Yvonne, turangiza kino kiganiro. Ubu ngubu umubare w'abapfakazi mufite muri Humura pana muri Avoke, ko muri Humura mushobora kuba mungana gute? Ni benshi cyane. Urabona ko statistique igenda ihinduka umunsi ku wundi, mu gihe gitoya tugenda dushira ajour liste y'abapfakazi, ariko n'abantu hano mu Minembwe nyine barasaga ijana n'imisago myinshi hafi 200. Dufite abandi mu Kenke, dufite abanyendondo, twera n'abanyabubembe bose bageye hirya no hino. Urumva akarere kose k'imisozi miremire ubu ngubu twagize inani, twagize ibibazo muri aya mezi, tufusha abantu benshi kandi dutakaza n'ibintu, ariko l'année passée baye ko tuzabuke n'ubwo n'ubundi bitari byoroshe. Nigeze gukora statistique mugabo y'abapfakazi bari Burundi, abari Uganda n'abari Kenya bose nari bafite guca amatelefone n'ibintu byose biratakara, bipapiye, tubura n'ibihe bikomeye, tubasekuwe n'ama document yose arashira, ariko abapfakazi ni benshi. Kandi abapfakazi batubwa ucya ntabwo ari abayano gusa, umupfakazi wose umunyamurenge uri ahandi atandukanye agomba no kubyariko. Niko kuko niba neze nemaze gukora statistique ngo tuje dukurikana, tangizo no kuzamugana nabo, ngo tuje dukurikana ubuzima bwabo. Ariko nyine ukurikana gusa tumenye uko babayeho, kumenya uko ubuzima bwabo, no kugira ngo tubwire na umuryango, abari mu Minembwe, Ifura, abari diaspora, bagira icyo bakora. Babashakira barera abana, ariko bazarana abandi kubagomba kukubyara. Yvonne, amajambo yawe nyuma yo gusezera muri kiganiro, kandi umunsi twakoranye ikiganiro ijwi yawe tameze neza kuko wari ugize iminsi mu gisirimba, ariko nabyo ni byiza kuko wari gusirimba bari mu giterane cya Avoke, urumva ari mutakatifu yaje, ariko yavuze ko ngo yaje mu kuja mu ijuru turamweza ijambo ngo unyine ngo ibyise kandi tayari, ariko muza agomba gutera umugongo iryo kuzaragatiriza. None si iryo ngiryo ni ikosa? Oya, si ikosa, si ikosa kuko nkuko Kordara bivuze harantu nabyare ni babyare uzodusiga n'abana. Imana se n'umunyamurenge izurusa umuriro ngo nitwike umupfakazi wabyaye ari mu wiwe mu rugo rw'iwatage ku musozi ngo yitware nabi. Oya, mu Kinyabupfura Yvonne umushokoro dukavuze asirimba abyara, abyara nta kibazo, abyara asirimba nta kibazo ngo birajana ngo nubyara undi usirimba. Erega n'udusirimba Imana nazo kubaza abana yaguhaye wowe mutabyaye. Hari nanje nibaza tase kubera ko bajanye umugabo iki umugabo ati yasize abandi se abashanye bose ari ibibazo byo twaje kubiterana ariko n'ubura rwayubu Imana ntitsindwa, Imana irakiranuka nubwo twonezerwa nubwo tutonezerwa ntabwo twota inshingano cyane. Ni ukuvuga ngo
umupfakazi ageneye kubaho kandi uretse no kubaho kwiwe jewe icyo mvuga umwana mu myaka 18 imyaka 25 ndiyo batabyaye kandi natabyara ese ko ba mama ari bo twari dufite nitwe kwa ko tubyara ubunyine ba mama baraciye aho nitutabyara abana bacu bazotabagwa n'abandi oya tugomba kubyara kugira ngo umunyamurenge w'ejo abeho kandi abatuha tubyara nibo bazodukiza cyane aba bagabo baracyari mu rugamba ndaguce mu ijambo tubona bambwiye amakuru ya Naribwini yari chef wo mu Mwibumba yagiye abagore ni bari bane barindwi hagaya abana 30 na yego narababwiye kandi abo bose babaye bakuru ba Mayimayi narababwiye ngo nuko turagwana n'abana Naribwini na Emmanuel Karangara nuko ngo twebwe kuko turagwana n'abana ba Naribwini kuva pfuwe kugeza none umuryango umwe mbaza abagore barindwi bavye abana 30 n'imisago babana 30 nabo barashingiye abaga turashaka kutugwana nabo ariko twebwe umunyamurenge tukimenya umupagani n'umukristo zabaye imvange umupagani gusanije umupfakazi je wabyaye na wa mugabo ndamenyekana bega nta kibazo afite ariko abantu bave mu matiko niko ni musaza ariko kiganiro nzokwega n'abapasiteri nabo batugikunda mu gutenga abapfakazi tubatenge umugabo watanze inda twebwe kiragirana kizakwenga tukeneye ko bamenyaga babavuga kuko abagabo ntabwo ko ari abaforoderi niba bamenya bakabatenga ejo tuzobura abandi ariko nibabareke babyara bareke baguma babyare mu mwijima none nimubabwiraga ntibazoza baratinya ariko abacura ntibacura ndashimira n'ubundi hari ababyumvise ubu harababyariwe n'abaramu babo dufite abana hari n'abandi batwite abo bose ko baradutera ituneye umwami kandi tuzatumuramukiriza urabona amasomo yafunguye abapfakazi hari abatwite hari ababyaye hari abandi baje kwishura abana avuga ati bafite base babaje kubishurira igihugu umuryango abasaza baririya abamama icyatumye ngo abajiriya nukugira ngo bazokora imirimo mu gihe gisa ngiki nanone kandi shimira ababyeyi barimo kwitanga hari abatangiye gukora imirimo ubushize hari ababyeyi bafashe abana 15 hari n'abandi bagikomeje abo bose tuzambashimira ni ukuri bazakora imirimo y'indashikirwa imana ikomeze bampera imigisha uyu munsi w'icyumweru ku minsi 21 ndabashimiye imana bampera imigisha nyinshi ikindi abatarabyumva babyumve ubu nyine ikaye yarapanze kiragura 7,000 twarayiguraga 500 none ubu yagiye kuri 7,000 izo ni dolari nimba ari 3 ariko ndagira ngo mbinginge nyabuna badufashe abana bandike abana bishurirwe abatwumva timugabuye kandi timugatuza imana ikomeze bagirire neza inshuti n'abavandimwe amoko yacu yose bene data aho batuye bose imana ibashire mu ntoka icyo batanga ufite sengisa azane duhuze n'iyanje tugurira abana amakaye twishurira abana murakoze cyane kandi nawe mbashimira namuhasha nawe tubanye imana ikomeze bagirire neza uyu munsi nagize ijwi ribi kubera impamvu z'igitero yayizoga kuba kusenge ariko nyuma y'iyingarira bajyaje ariko iyo tumapa kuye ndabasengera imana irabaheza umugisha murakoze cyane murakoze kandi muri kiganiro muri commentaire bazadusaba nimero zanyu nimutsa nimero zanyu haba za Gordo Mukiza haba za President Yvonne turazifite tuzozibaheza ufite ikintu gitoya akigeze ku bana b'imfubyi n'igitekerezo buryo ubufasha si faranga gusa n'igitekerezo ushobora kuba n'ibintu byiza rero imana ikomeze kubagira neza ndabashimiye cyane murakoze cyane